habera heza, inshuti zibana zirakundana neza, zibanye na Yesu, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Ihembura imyaka, ni kw'Imana ibigenza, yeza bakundana, ni kw'Imana ibigenza, yeza bakundana. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo baza mu byaha babona amahoro, ngo be kugwa mu byaha babona amahoro. Umuhamagara abo mw'isi bose, ngo bazabishyo rimwe, umugera umwe, 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 ngo bazabishyo rimwe, umugera umwe. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro ibane namwe. Nongeye gushima Imana mu mutima wanjye ko yongeye kuduha aka kanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Ubushize twabonye ijambo ry'Imana ritubwira ngo injira kandi ube mu buruhukiro Imana yageneye abayizera, cyangwa se injira mu kiruhuko Imana iha abayizera. Injira muri hopo y'Imana. Twabonye ko kwinjira muri icyo kiruhuko Imana yageneye abayizera ni uburyo bubiri. Twabonye Matayo avuga ko ngo ni yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ahandi hagakomeza havuga ngo muze munyigireho kuko ndi umugwaneza, ndoroheje mu mutima, kandi umutwaro nzabikoreza ni umutwaro utaremereye. Icya mbere rero, abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, ni hahandi tuba turorongotanira muri iyi si y'ibyaha, tukiri abanyabyaha, Imana ikadukunda
ituhamagara ikavuga iti mwana wanjye urarushye, ibyaha birakuruhije, ibicumuro by'iyi si birayiremereye, ngwino nkuruhure. Ukihana ibyaha byawe, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugahabwa ububasha bwo kuba umwana w'Imana. Icyo ni ikiruhuko cya mbere, kandi icyo kiruhuko nicyo gituma tuzanaruhuka ubwo tuzaba tugeze mu bwami bw'Imana. Ntabwo tuzacirwaho iteka, kubera ko Yesu azaba yaraturuhuye. Tuzaba twarababariwe ibyaha byacu tukiri hano ku isi, kandi Yesu ari umwami wacu. Yesu rero ni umwami w'amahoro, niwe uduha kuruhuka, niwe uduha kuba muri Kanani yacu. Ikindi kiruhuko cy'uburyo bwa kabiri twabonye ni hariya Yesu avuga ngo nimuze munyigireho kuko ndi umugwaneza, noroheje mu mutima, kandi n'umutwaro mbikoreza ntabwo ari umutwaro uremereye. Yesu ashaka ko tumwigiraho, ashaka ko twumvira ijambo rye, ashaka ko twitondera amategeko ye. Iyo turi mu nzira igororotse, iyo turi mu nzira yo kumwubaha, turaruhuka. Icyatumye abatubanjirije batinjira muri icyo kiruhuko ni uko ngo batagize kwizera. Bari intagondwa, bwari ubwoko butagonda ijosi, ntabwo bizeraga. Kutizera rero byabakururiye kutumvira Imana. Kutumvira Imana bibabyarira kutinjira mu kiruhuko Imana yari yarabateguriye. Ngo ijambo ry'Imana ntabwo ryabagiriye umumaro. Natwe nuko iyo tutitondeye ijambo ry'Imana, iyo tutitondeye amategeko ye, ntabwo ijambo rye ritugirira umumaro. Imana rero idufashe kugira ngo tubashe kwinjira muri icyo kiruhuko Imana yageneye abayizera, muri iyo hopo yayo. Yesu arangije imirimo ye, ngo yicaye iburyo bwa Data, araruhutse. Kandi muzi ko turi muri Kristo Yesu, duhishanywe na Kristo ahantu ho mu ijuru. Natwe rero tugomba kuruhukana nawe, kuko Yesu yaravuze ngo byose birarangiye. Intambara turwanira mu butsinzi bwa Kristo. Niyo mpamvu tugomba kurwana turi muri hopo ye. Twabonye urugero rw'uriya mwami Asa, ngo kubera ko yakoze ibishimwa n'Uwiteka, ngo igihugu cye cyagize ihumure. N'igihe habaye intambara Abanyetiyopiya bamuteye, Imana yaramutsindishirije, Imana yaramuneshereje. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndabifuriza kuba muri icyo kiruhuko Imana yageneye abayizera. Reka rero dukomeze iyindi nyigisho. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo akamaro ko gusabana na bene data, communion fraternelle. Akamaro ko gusabana na bene data. Iyi si, turi mu isi yuzuye imivurungano, turi mu isi yuzuye intambara, turi mu isi yuzuye amatiku, turi mu isi yuzuye amacakubiri, turi mu isi yuzuye amashyari, turi mu isi imbi iteye ubwoba, kandi iyo si igenda irushaho kuba mbi kubera ko bya bihe biruhije turimo turabyinjiramo. Ariko nubwo bimeze gutyo, ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo tubane kivandimwe, tubane amahoro n'abantu bose, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Matayo nawe yaravuze ngo hahirwa abaremesha amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Iyo turi abanyamahoro nibwo twitwa abana b'Imana. Imana rero idufashe. Reka dusome Zaburi 133 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3.
dorere erega ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe agatemba mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herimoni kimanukira ku misozi y'i Siyoni, kuko aho ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana nanone riri mu Abakorinto ba mbere igice cya 12 ku murongo wa 31. Haravuga ngo ariko mwifuze cyane impano ziruta izindi, nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Imana yacu idufashe. Iyi zaburi tumaze gusoma ni zaburi ntoya, irimo ibice bitatu. Baratubwiye ngo erega ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baterana bahuje, ngo bimeze nk'amavuta asutswe ku mutwe agatemba ku bwanwa bwa Aroni, yarangiza akamanuka ku ncundura z'imyenda ye. Reka tubanze dutinde aho ngaho. Amavuta kenshi bayakoreshaga bimika abami, kenshi bayakoreshaga bimika abatambyi. Mu Isezerano Rishya muri Yakobo baravuga ngo nimba muri mwe hari urwaye, nahamagara abakuru b'itorero bamusengere, bamurambitseho ibiganza, bamusiga amavuta. Ndumva no muri Matayo hari aho batubwira ko basigaga amavuta ku barwayi. Noneho ahangaha ngo bimeze nk'amavuta asutswe ku mutwe, kuva ku mutwe, ubwanwa, imyambaro. Akenshi murumva ni itorero ry'Imana, ayo mavuta basukaga kuri abo bantu, wabaga ari umugisha Imana ibahaye kugira ngo babashe kujya gusohoza igikorwa runaka Imana yabahamagariye. Ni ubuntu, ni umugisha Imana yashyiraga ku muntu kugira ngo wabe umwami, kugira ngo wabe umutambyi. Ikindi nanone ushobora kuvuga umugisha uherekeza umuntu kuva mu bwana kugeza mu busaza. Umutwe, itangiriro, ubwanwa, byerekana umuntu ukuze, byerekana umuntu usheshe akanguhe. Noneho imyenda nayo navuga ko ari uko ibice bigenda bikurikirana. Ariko nanone ngo amavuta
murabizi neza ko twebwe turi ingingo za Kristo. Kristo ni umutwe w'itorero. Noneho turabishyira mu buryo bw'ubutambyi. Kera Aroni niwe wari umutambyi, niwe abantu bose abanyuraga, abatambyi nibo Abayisiraheli banyuragaho kugira ngo babageze ku Mana. Nk'uko twakomeje kubibona rero, isezerano rya kera ryari igicucu cy'isezerano rishya. Ubu ngubu umutambyi dufite ni Kristo, ni umukuru w'abatambyi, ngo ni umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki, ngo yicaye iburyo bwa Data adusabira. Noneho ayo mavuta rero ubu ngubu twayagereranya nk'uko yasutswe ku mutwe wa Kristo, kubera ko Kristo niwe mutwe w'itorero. Noneho akamanuka mu bwanwa. Iyo umuntu avuze kumanuka mu bwanwa, ni ukuvuga ko ava kuri Kristo akaza akatugeraho natwe. Noneho imyambaro, akamanuka ku ncunda z'imyambaro ya Aroni. Iriya myambaro mu buryo bw'umwuka tuzi ko imyambaro ni imirimo y'abera. Kristo rero adusiga amavuta kugira ngo tubashe kugendera muri ya mirimo Imana yaremeye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Twabonye ibintu bibiri, ngo erega ni byiza ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Binezeza umutima, bishyira ubushyuhe. Iyo umuntu akikijwe n'abavandimwe bahuje, ibi bintu bigenda neza, haba hari amahoro, haba hari umudendezo. Nta muntu n'umwe ibyo bintu utabyifuza. Ariko ikintu umwanzi akora, yashyize intambara, ashyira kutumvikana, ashyira amatiku, ashyira amacakubiri mu bavandimwe, mu bantu babana. Noneho buri wese aragenda yizingazingira mu nguni ye. Ariko ubushake bw'Imana ni uko abavandimwe baturana bahuje, ni uko abavandimwe babana bahuje umutima, bafite urukundo, buzuye ubuntu bw'Imana. Aho hantu rero abavandimwe baterana bahuje, buzuye ubuntu bw'Imana, ngo aho ngaho Imana ihategekera umugisha. Nubwo Yesu ari we mutambyi, abo batambyi ba kera ba Aroni akaba ari we bashushanyaga, kuko ibya kera isezerano rya kera ryashushanyaga isezerano rishya. Natwe Yesu yaduhinduye abami n'abatambyi bo mu bwami bwe. Niko ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice cya 2 kuva ku murongo wa 9 n'uwa 10 aravuga ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko mwarababariwe. Imana rero yadutoranyije muri Kristo Yesu kugira ngo tube abavandimwe, kugira ngo tube inshuti, kugira ngo tubane neza, kugira ngo dukundane. Nicyo Imana idusaba, nicyo Imana itwifuzaho. Noneho na Zakariya arabitubwira, aravuga ngo, Uhoraho arambwira ati, Abayahudi bakiri aho bajyanyweho iminyago, bohereje impano zazanywe na
Eridayi na Tobiya na Yedaya, none uyu munsi ujye kwa Yosiya mwene Sefaniya, niho bacumbitse bavuye i Babuloni. Murumva, baracumbikiranaga, barakiranaga, barasangiraga. Aho ndacyari mu isezerano rya kera. Wakire ifeza n'izahabu bazanye, ubikoremo ikamba, uryambike umutambyi mukuru Yeshuwa mwene Yosadaki, umubwire ngo Uhoraho Nyiringabo aravuze ati, umuntu witwa umushibuka azasagamba, maze anyubakire ingoro. Koko niwe uzanyubakira ingoro, azagira icyubahiro gikwiriye umwami, azicara ku ntebe ye ya cyami abe umwami uganje. Umutambyi mukuru nawe azicara ku ntebe ye, maze hagati yabo bombi habe ubwumvikane bwuzuye. Twebwe Imana ibyo bintu byombi byo kuba abami n'abatambyi yabishyize hamwe, kuko na Yesu ni umwami kandi ni umutambyi. Kuko rero ari muri twebwe, akora ubwo bwami n'ubutambyi muri twebwe. Rya kamba rizagume mu ngoro y'Uhoraho, ribe urwibutso rw'impano zazanywe na Heridayi na Tobiya na Yedaya, n'urw'ubuntu Yosiya mwene Zefaniya yagize. Abantu bazaturuka iyo giterwa inkingi bubaka ingoro yanjye, bityo muzamenya ko Uhoraho Nyiringabo ari we wantumye kuri mwe. Ibyo byose bizaba nimwumvira koko Uhoraho Imana yanyu uko mukwiriye. Ubu ngubu ntabwo Imana ubu insengero nibyo naho abera bateranira, ariko insengero nyakuri, ingoro nyakuri z'Uwiteka ni twebwe. Ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bahuje umutima, Imana iba iri hagati muri bo. Ni twebwe ngoro z'Uwiteka, ni twebwe nsengero z'Uwiteka, ni twebwe bami n'abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Imana yaturemeye gukura tukamera tugasagamba, nk'uko ijambo ry'Imana ahangaha ribivuze. Noneho ikindi, iyo tubana hamwe, Zefaniya nawe yarabivuze ngo ubwo nibwo nzaha amoko ururimi rutunganye, kugira ngo bose babone kwambaza izina ry'Uwiteka no kumukorera bahuje umutima. Iyo Imana ibona duhuje umutima, itugirira ubuntu nyine bwo kuduha misiyo bwo kuyikorera, kandi ikaduha, itegereza ko tugira ubumwe, itegereza ko tuvuga rumwe, tugira ururimi rumwe, tugira intego imwe. Imana hari ahantu idatura. Imana ntabwo iba mu macakubiri, Imana ntabwo iba ahantu hataba urukundo, Imana ntabwo iba mu matiku, ariko ahantu abantu bavuga rumwe, ahantu abantu bahuje umutima, ngo Imana iba iri hagati muri bo, kandi ibahamagarira kuyikorera. Imana yacu ishimwe. Aho hantu rero abavandimwe bateraniye bahuje umutima, haba iki? Haba umugisha, umugisha w'Imana. Uko abantu bakurikirana umugisha w'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, duhere ku murongo wa 43, murebe mu isezerano rishya ukuntu aho abakristu babaga bateraniye bahuje umutima, ukuntu byagendaga. Abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga, bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye.
kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima umwe n'iwabo, bakamanyagura imitsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Murumva ahangaha byari iby'igikundiro, byari byiza, ngo bahoraga mu mwuka umwe, bahoraga bishimye, bahoraga bahimbaza Imana. Uje afite ikibazo bakamutega amatwi, bakumva ikibazo afite kandi bakagikemura. Ntabwo ari uko babaga bafite byinshi, ahubwo ni uko bari bafite uwo mutima w'urukundo, nuko bari bafite uwo mutima wa kivandimwe, kuko ngo buri wese yazanaga icyo afite, n'undi akazana icyo afite, n'undi akazana icyo afite, bagahuriza hamwe, noneho ngo buri wese bakamuha bakurikije icyo akennye. Imana rero idutabare, kuko tugeze muri bya bihe biruhije, ngo aho abantu bazaba bikunda, aho abantu bazaba bakunda impiya, aho abantu bazaba badakunda ababo, ariko Imana iturinde ibyo bintu bihe biruhije ntibizadusohorereho, ahubwo tuzagume muri iri jambo ngo erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, kuko aho ngaho Uwiteka ahasuka amavuta, aho ngaho Uwiteka ahategekera umugisha, aho ngaho Uwiteka ahashyira ikime, ngo bimeze nk'ikime cyo ku musozi wa Herimoni. Icyo kime cyo ku musozi wa Herimoni ngo kiragenda ngo kikagera, ngo kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kimanukira ku misozi y'Isiyoni. Isiyoni ni hariya nyine hari urusengero, niho Abayisiraheli babaga bateraniye bari guhimbaza Imana. Herimoni ni umusozi, kuri uwo musozi ngo hamanukiraho ikime, kikagenda kikamanuka kikagera Isiyoni, kikajya muri rwa rusengero, kigahembura imitima y'abana b'Imana. Nacyo ni umugisha, ni ubuzima bw'Imana, c'est la vie divine, ni ubuzima bw'Imana, ni ubugingo bw'Imana, ni imbaraga z'Imana, ni umugisha uva ku Mana ukagenda ukajya mu bana b'Imana, ariko bateranye bahuje bakundana. Imana rero ibidushoboze. Uko kubana kw'abera, uko kubana kivandimwe, nk'uko tumaze kubisoma hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, Imana irabagaburira, ntawe ugira icyo akena. Ikindi, Imana irababohora, irabakiza abarwaye, irabakiza ababoshye, irababohora, kuko niko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yakobo ngo mbese muri mwe hari urwaye, ngo nahamagara abakuru b'itorero bamusengere, bamurambikeho ibiganza, bamusiga amavuta, ngo naba yaranacumuye Imana izamubabarira ibicumuro bye. Ku bana bya kivandimwe harimo kubabarirwa, harimo gukira indwara, harimo kubohoka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ku bana bya kivandimwe harimo gukomezanya, harimo guhana, gusubizanyamo imbaraga. Imana yacu ishimwe. Ejo numvaga mfite imbaraga nkeya, numvaga ncitse intege, noneho mvugana na mwene data umwe, dufata n'akanya turasenga. Tumaze gusenga, numvaga nta mbaraga rwose zo gutegurira ijambo ry'Imana. Ndamubwira nti ndumva nta mbaraga mfite zo kuritegura. Ati ntacyo uzaritegura ejo. Ndamubwira nti n'ejo ndumva nta mbaraga mfite. Nuko ubwo twafashe akanya turasenga, ariko ndangije
Imana numva irampembuye, numva inshubijemo imbaraga, mpita mpaguruka, mpita ngenda ntegura iri jambo ry'Imana. Murumva rero kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu byaha babone amahoro. Kubana kwabo kwiza basubizanyamo imbaraga. Kubana kwabo kwiza barafashanya. Kubana kwabo kwiza umwe ahereza ukuboko undi, yaba yaguye hasi akamubyutsa, akamuzamura, akongera agasubiramo imbaraga, akabasha guhagarara, akabasha gukomeza urugendo. Ngo erega ni byiza, ni iby'igikundiro kw'abavandimwe baturana bahuje. Haleluya. Ikindi hariya twabonye ngo ikime twakibonye ko hari ibihugu bibamo ubutayu. Ntago imvura ikunda kwagwa cyane ngo ibobeze ubutaka imyaka ibashe kumera. Akenshi rero Israel nayo iri muri ibyo bihugu bigira ubutayu. Icyo kime rero gituma imyaka ibasha, ubutaka bubasha kubobera, noneho imyaka ikabasha gukura, ikabasha guhembuka. Naho rero turi mu butayu, mu buryo bw'umwuka, mu gihugu gikakaye, Imana iyo turi mu busabane na bene data, Imana itwoherereza ikime, itwoherereza imvura ikongera ikadukiza icyokere cy'isi, imvura ikongera ikadusubizamo amafu. Haleluya, amena. Mbega ukuntu ari byiza, mbega ukuntu ari iby'igikundiro. Ikindi ahantu abera batuye bahuje umutima, Imana ibaha umugisha, ibaha amahoro. Reka turebe mu Itangiriro igice cya 27 umurongo wa 28, naho hadusobanurira ikime. Igihe Yakobo Isaka yari agiye kumuha umugisha, ariko murabizi ko yari yawibye mukuru we. Ariko reka twumve uko badusobanurira ikime. Haravuga ngo nuko Imana iguhe ikime kiva mu ijuru, no ku mwero w'ubutaka, n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi. Murumva rero ikime kiva mu ijuru, kandi ikime gituma tugira uburumbuke. Ni umugisha uva ku Mana, ni ubuzima buva ku Mana. Ahari abavandimwe rero bateranye bahuje, Imana iboherereza ikime, bakongera bagahembuka. Amena. Ni impano y'Imana. Na Yakobo yarabivuze, igice cya mbere kuva ku murongo wa 16 n'uwa 17 n'uwa 18, ngo ntimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri Se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agire n'igicucu cyo guhinduka. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Aho abavandimwe rero bateraniye bahuje, Imana ibaha impano itunganye rwose. Tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu, Père des Lumières. Murumva rero ni byiza, ni iby'igiciro,
ni iby'igikundiro kw'abavandimwe baterana bahuje. Imana yongere itugarurire urwo rukundo, Imana yongere itugarure kuri urwo rufatiro, kuko muri ibi bihe birushya ibintu byarahindutse. Mu nzu y'Imana byabaye nk'ikizi, byabaye nk'ubucuruzi, byabaye mpanguhe. Kuko aho abavandimwe bateraniye bahuje baracyazana. Imana yaduhaye impano zitandukanye. Niryo jambo twasomye mu Bakori n'igice cya 12 ku murongo wa 31 ugakomeza hasi igice cya 13, ngo ibyo nakora byose, impano naba mfite zose, ariko ntafite urukundo, byose ni ubusa. Izo mpano rero iyo duhuje umutima, tugenda twuzuzanya, buri mpano ikagirira mugenzi mwene so umumaro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaherewe ubuntu mutange ku buntu. Impano y'Imana ntago igurishwa. Imana yaziduhaye kugira ngo twunguke, tugire ubugingo bwinshi. Kandi n'abatubona batarizera iyo Mana bamenye ko Imana rurema, Imana yacu, Imana nyamana itandukanye n'ibigirwamana. Noneho nyuma ku murongo wa 3 haravuga ngo aho ngaho niho Uwiteka ategekera umugisha. Aho niho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka. Aho abavandimwe bateraniye bahuje, Imana ihategekera umugisha, kandi Imana ihategekera ubugingo bw'iteka. Ubundi ahangaha mu isezerano rya kera ntabwo ubugingo bw'iteka ubundi bari babuzi. Dawidi buri Imana yamuhaye guhishurirwa, ariko ubundi ubugingo bw'iteka twabumenye kubera Yesu. Ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, niwe ufite ubugingo bw'iteka. Imana rero idufashe. Ubwo bugingo bw'iteka ni iki? Reka twumve nanone ukuntu Yohana yadusobanuriye ubugingo bw'iteka icyo ari cyo. Yohana igice cya 17 ku murongo wa 1 aravuga ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru, ati Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe, ngo umwana akubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubugingo bw'iteka ni ubu ngubu, nuko bakumenya wowe Mana y'ukuri, bakizera n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Twabonye ko iriya zaburi bavuga ngo bimeze nk'amavuta atemba ku mutwe wa Aroni. Twabonye ko Aroni yasobanuraga ubutambyi, ariko twabonye ko mu isezerano rishya umukuru w'abatambyi ni Yesu, kandi natwe yaduhamagariye kuba abami n'abatambyi bo mu bwami bwe. Twabonye ko ayo mavuta ni umugisha Imana iha abantu bayo kugira ngo babashe gusohoza ibyo Imana yabahamagariye hano kuri isi. Kuko Imana yaguhaye agakiza kugira ngo ukore, sauver pour servir. Ntabwo dukizwa kugira ngo tugende turyame tujye twirirwa mu byumba by'amasengesho, ahubwo Imana iguha agakiza kugira ngo ugende ujye gukorera abandi. Umubiri wa Kristo rero ni ukubana gikristo, ni ukubana kivandimwe.
ntago rero tuzabanira kivandimwe ahangaha ku isi gusa, ahubwo no mu bwami bw'Imana ku meza ya Kristo naho tuzabana kivandimwe. Reka twumve uko ijambo ry'Imana ribitubwira mu Batesaloniki igice cya 4, ni naho nsoreje. Haravuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo, tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero, aho niho nshaka gutinda cyane, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe iyi mibabaro kubwirana ayo magambo. Hahandi abavandimwe bateraniye bakundana bahuje umutima, mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo, ko no mu ijuru tuzaturana duhuje kandi dukundana, noneho dukikije ameza ya Kristo. Imana yacu idufashe, Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iduhe urukundo, iturinde gusohorerwaho n'ibyo bihe by'imperuka. Kadusenge. Mana yacu, turagushima ko udukunda, turagushima ko waduhaye ububasha bwo kuba abana bawe. Umubyeyi wese yishimira ko abana be babana bahuje umutima. Nta mubyeyi unezezwa n'uko abana be babana baryana bashwana, ahubwo mwami, umubyeyi anezezwa no kubona abana babanye amahoro bamerewe neza. Nawe rero niko umeze mwami. Ndasenze rero kugira ngo mwami wongere ushyire urukundo mu bana bawe, wongere ushyire ubumwe mu bana bawe mu izina rya Yesu. Kandi nsengeye n'abandi Mana, nsengeye n'izindi ntama zikiri hanze y'urwuri, abatarakumenya, kugira ngo mwami nabo bagenderere maze ubiyereke bakumenye. Nsengeye mwami intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Nsengeye mwami abari mu bibazo, abarwayi bakize, abafite ingorane, abafite ibyago, abafite amakuba, ugende Mana ubatsindishirize. Ndagushimye rero ko uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'urukundo, uri umukuru w'abatambyi, witwa Rukundo, kandi ijambo ryawe riravuga ngo duse nawe, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Duhe rero gusa nawe mwami, duhe gukora ibyiza bishimwa n'amaso yawe. Dore ngo kubera ko bakundanaga, kubera ko babanaga neza, ngo abantu bose barabatinyaga, barabubahaga, ngo kandi uko bwije n'uko bukeye ngo wabongereraga abakizwa. Mwami, ongera udusubize muri ibyo bihe bya kera, ongera udusubize kuri urwo rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, mu izina rya Yesu. Ndagushimye rero Mana, ndaguhimbaje ko ugiye kwigaragaza no kwihesha icyubahiro, ugiye guhembura itorero ryawe, ugiye guhembura umurimo wawe, mu izina rya Yesu. Amen.